ikaze kuri Rwanda News. Mu karere ka Bugesera hari inkuru ikomeje kuvugisha benshi, aho umugabo wari utwaye imodoka yageze kubakubura umuhanda akawadukira akabakubitagura ngo bamuteye ivumbi. Uko ibintu byagenze, mu gihe umugore arimo akubura mu muhanda yabonye imodoka iciyeho, uwo mugabo amanura ikirahure arababwira ati murimo kunterera imodoka ivumbi. Akimara kuvuga ayo magambo bamusaba ko yazamura ikirahure kugira ngo ivumbi ridakomeza kumugeraho. Mu gihe agiye kukizamura ahita afungura, ahita afata inkoni ajya gukubita uyu mubyeyi wari urimo gukubura. Inkuru ikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bibaza niba koko ibi byari bikwiye, bavuga ko bidakwiye kuba umuntu yafata umwanzuro wo gukubita umuntu ngo nuko amuteye ivumbi, cyane cyane ko uyu mubyeyi yari yibereye mu mirimo ye yo gukora akazi ko gukubura ku muhanda ye ya buri munsi, aho bigenda bigaragara hirya no hino aho abantu bitwaza ubushobozi cyangwa icyo ari cyo bakajya guhohotera abaturage ndetse bakabakubita. Ni inkuru zikomeje kugenda zikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho uyu mugabo yitwaje icyo ari cyo akajya guhohotera uyu mubyeyi wari uri mu mirimo ye ya buri munsi. Abaturage batuye aho byabereye bavuze ko bidakwiye kuba umuntu yafata umwanzuro wo kujya gukubita umuntu, ndetse bavuga ko bababajwe cyane no kuba uyu mubyeyi yakubiswe. Benshi bakemeza ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha cyangwa polisi yagakwiye gukora iperereza kuri uyu mugabo ndetse agafatwa agafungwa. Mu gihe kandi urugomo rugenda rugaragara hirya no hino, aho ahenshi hagenda hagaragara insoresore cyangwa abasore bagenda biremye amatsinda bakajya gukora urugomo hirya no hino. Rero nk'ibi ngibi nabyo bifatwa mu rwego rw'urugomo ndetse n'icyajyanwa n'amategeko. Abaturage bo mu karere ka Bugesera bakunze kugaragaza ko muri aka gace hakunze kugaragara ibikorwa nk'ibi ngibi by'urugomo. Gusa abantu barimo kunenga iyi myitwarire y'uyu mugabo yagaragaje, kuko bidakwiye gufata umubyeyi nk'uyu nguyu wari uri mu kazi ke gasanzwe agakubita. Banasabye urwego rwa polisi y'igihugu ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau cyangwa RIB gukora iperereza kuri uyu mugabo ndetse agafatwa agafungwa kugira ngo aryozwe ibi byose. Ni amakuru akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza agahinda k'abaturage benshi, aho bavuga ko bababajwe cyane n'igikorwa cy'uyu mugabo. Yumvaga ni damu ngayi ni Rwanda News, kora subscribe kugira ngo tujye tubana muri aya makuru mashya kandi agezweho.